gukurikira kandi gato tugiye gufata umunota umwe wo kwibuka nyuma turaza kwakira isengesho tuza kugezwaho na Pastor Jean Claude uko bizaba nyuma kandi turaza kwakira ijambo ry'ikaze tuza kugezwaho n'umuyobozi w'umurenge wa Masaka turakira indirimbo ku buhanga bw'ibyuma muraza kudufasha mwongere uzamure gatoya tuza kwakira indirimbo y'umuhanzi Rwema idufasha inadufata mu mugongo muri ibi bihe turaza kandi nanone kwakira ikiganiro ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi tuza kugezwaho na Senateri Dr Havugimana Emmanuel nyuma tuza kwakira ubuhamya bw'uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi Mama Mukayiranga Christine turaza gufashwa nanone n'urubyiruko mu kuza gucana urumuri rw'icyizere tuze kwakira nanone umuhanzi tuze kandi kwakira ubutumwa bwa Ibuka umurenge wacu wa Masaka tuza kugezwaho na Perezida wa Ibuka muri uyu murenge wa Masaka turaza gusoza twakira ubutumwa bukuru bw'uyu munsi tuza kugezwaho n'umushyitsi mukuru dukomeze kwibuka kandi twiyubaka bavandimwe kandi inshuti naturutse mu murenge wa Masaka no hirya no hino munyemerere twigire ejuru dufate umunota wo kwibuka murakoze kandi umuremyi wacu duciye bugufi imbere y'amaso yawe muri aka kanya kandi twatuza akanwa kacu ko uri Uwiteka uyu mwanya turagutumiye ngo bane natwe mu gihe turi mu gihe gikomeye abanyarwanda ndetse n'inshuti zacu abemera amateka yaranze u Rwanda bifatanyije natwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 turagutumiye uze ubane n'u Rwanda ubane n'abanyarwanda ko tuzi neza yuko ari we nyir'ihumure ryose uhumurije biremera izina ryawe rihabwa icyubahiro nkomeze kukwinginga mu kubaho kwawe n'ubushobozi bwawe kugira ngo Mwami Imana yacu uhumurize imitima itenebutse kandi ukomeze amavi asukuma kugira ngo Mwami Imana yacu dukomeze kugira imbaraga zo kwiyubakira igihugu kwiyubaka ndetse no kubaka ubwami bwawe nabyo ubihimbarizwe urakarama ko byemeye turahangaha reka twemerere bane natwe ukomeze kuturindira ahantu ngo dutangirane nawe kandi tuze gusuzanya nawe ko niko nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Jewe nitwa Karinda Jean de Dieu Musanze Nyakubahwa Honorable tumaze kugeza aho gahunda abita muri uyu mwanya mumfashe twakire umuyobozi w'umurenge wa Masaka kugira ngo atwereke neza kugira ngo mfate uyu mwanya mbashimire mu kazi kenshi umwanya mutoya mufite kuba mwigomye mukaza gutera iteka mukaza hano kuri uyu munsi wacu udasanzwe w'amateka umurenge wacu tariki 9 z'ukwa kane aho twibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994.
ntabwo turi twenyine rero hano turi kumwe n'abayobozi batandukanye inzego zitandukanye nagira ngo mbereke abo turi kumwe kugira ngo tuzakomeza gahunda twese tuziranye baha ikaze turi kumwe kandi n'intumwa za rubanda mwageze aha ngaha muri tukabasuhuza basuhuza abo turi kumwe kandi n'inzego z'umutekano turi kumwe n'abagariye ingabo turi kumwe kandi n'abagariye polisi turi kumwe kandi n'abagariye RIB kandi turi kumwe na perezida w'inama y'injyanama abagariye abaturage bacu b'umurenge wa Masaka ndetse n'abajyanama turi kumwe aha ngaha ku mudugudu akagari ndetse no ku murenge aho muri hose tubaha ikaze by'umwihariko turi kumwe kandi na perezida w'ibuka mu murenge wacu ndetse na komite za ibuka mu tugari aho muri mwadusuhuza turi kumwe kandi n'abayobozi bacu kuva ku mudugudu akagari mu byiciro bitandukanye bose baje kubana natwe kuri uyu munsi uyu munsi ni inshuro ya 31 twibuka jenoside yakorewe abatutsi Mata tubanezerewe kuba turi kumwe hanyuma dukomeze tubane murakoze cyane arakoze cyane umuyobozi w'umurenge wa Masaka ku ijambo ry'ikaze tugiye kwakira umuhanzi Rwema kugira ngo tugezeho igihangano cye mu buryo bw'indirimbo ntituzibagirwa ko mwazize ubusa mukimwe muwe mukishwa urw'agashinyaguro ntukazime nararokotse ntukazime narahawe ubuzima imihoro na ntamongano by'ishimibiri ariko roho zo zasigaye amahoro kandi ziri mu biganza bya Nyagasani ndetse zidafite urubanza urwizo umora amaraso mwagiye mushonje mufite inyota mwajyanye agahinda ko kwicwa rubi mwajyanye intimba nyinshi ku mutima kuko ababishe rubi abenshi mwarabaramiye abo mwagabiye abo mwasabiye abo mwasangiye abo mwashyingiye birengagije ineza mwabagiriye ubahitamo kubatsemba birengagije ineza mwabagiriye ubahitamo kubatsemba imihoro na ntamongano by'ishimibiri ariko roho zo zasigaye amahoro kandi ziri mu biganza bya Nyagasani ndetse zidafite urubanza urwizo umora
amaraso abonye umukiro kugira umucyo washimangira ingabire yawe yo kwimuka tuwibuka mu mazina tuwibuka mu mashusho ntukazime nararokotse ntukazime narahawe ubuzima nzahora amahoro ibiganza bya Nyagasani ndetse zidafite urubanza ona nta mpongano by'ishimibiri ariko rozo zasigaye amahoro kandi ziri mu biganza bya Nyagasani ndetse zidafite urubanza nk'urw'izo nkoramaraso ndetse zidafite urubanza nk'urw'izo nkoramaraso ndetse zidafite urubanza uko yakozwe uko yashyizwe mu bikorwa ndetse na mbere yaho mumfashe muri uyu mwanya ariko mbere yuko nakira uduha ikiganiro ndongera gusaba bari muri Croix Rouge abajyanama b'ubuzima kugira ngo bakomeze kuba hafi cyane abaza kugira ikibazo cyo kuba bahungabana nyaboneka muze gukomeza baba hafi nyakubahwa honorable senateur mumfashe n'itanu mu gihugu cya Djibouti ntashye nigishije muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare mu myaka 22 nahavuye rero nza muri Sena muri 2019 banga ndabizi ubu harimo abo nigishije hari abo twakoranye kubera iyo myaka yose umuntu aba yamaze mu burezi umuntu kwibona aho ugiye hose haza umuntu akambwira ati uyu mwanya mbonye muhuriye ahangaha mungana mutya kugira ngo tuganire nubwo tuganira ku bintu bibabaje ariko ni amateka yacu tugomba kuyakira kandi twarabigaragaje iyi myaka 31 irangiye igihugu cyacu gisigaye ari intangarugero abaturage bacyo ni intangarugero mu byerekeranye n'ubudaheranwa kubera yuko uko mu ndeba uku ibibazo byose mwumva bivugwa muri aya mateka bingana n'imyaka yanjye nyogokuru yajyaga avuga ko navutse babiba amasaka ntacyo bibabwiye biba amasaka iwacu mu bufundo biba amasaka mu kwezi kwa mbere bakongeraho ngo navutse umwami Baudouin avuye mu Rwanda kandi koko hari abana tugaye amashuri abanza bavutse icyo gihe bari baramwitiriye bitwaga ba Baudouin naje gushaka rero nsanga umwami Baudouin yagendeye mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1955 ubwo rero navutse mu kwa mbere 1956 bayo amasaka akongeraho n'ikindi akavuga ngo navutse ariko wa gatandatu kubera yuko bahirika bari bavuye gusenga itariki ze ntiyabonetse wa gatandatu wa gatatu ni 21 wa gatandatu wa kane 28 ntabwo bakibi baba barangije ubwo navutse kuri karindwi cyangwa 14 harabajya bambaza ngo ese ngo ko abatijwe umwana iki ko yako abana bakunda kureba ku ikete y'abatisimu nabatijwe itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1961 mbatizwa hamwe na mama nabatijwe mu matara navutse mu matara abatizwa igira abatisimu
abatijwe nanjye batswa hamwe nawe n'ibyo byanjye iki gihugu cyacu rero guhera icyo gihe mvuze 1956 cyari mu mpinduka zikomeye nkuko tuza kwibona muri iki kiganiro ibyo bavugamo byinshi ndabizi ndi umwana byinshi tubaza kubigeraho ikiganiro gitangira kivuga ku isenyuka ry'ubumwe bw'abanyarwanda jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yaturutse ku mugambi wateguwe na leta y'u Rwanda hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane yari iyobowe n'intagondwa z'abahutu zitifuzaga amahoro kubera ingengabitekerezo y'irondabwoko urwango ivangura n'amacakubiri bari barimbitse nk'umurongo wa politike w'imitegekere y'igihugu mu mateka y'u Rwanda indangagaciro y'ubunyarwanda yazaga imbere ya byose imibanire y'abanyarwanda yari ishingiye ku ipfundo ryo kumva ko basangiye igihugu cy'u Rwanda ururimi rw'ikinyarwanda umwami wabo no kwemera Imana y'u Rwanda bari bafite imigenzo y'umuco yabigishaga kuba umwe nk'ubucuti ubuvandimwe ubusabane ubufatanye ubwizerane ubworoherane ubwuzuzanye kwihangana kwakira abakugana kwiyoroshya no kudasumbanya n'izindi ndangagaciro bakagira indangagaciro z'umuco batozaga abana bakiri bato nk'ubupfura ari nayo mpamvu umwana wa mbere bamwitaga imfura bashaka kwerekana ko ubupfura ari ryo pfundo ry'umuco riri hejuru ya byose ukagaragarira mu myifatire n'imigirire by'intangarugero hari n'izindi ndangagaciro zunganira ubupfura zirimo ubwangamugayo ukuri ishema ubutwari ishyaka umurava umucyo n'izindi bakagira za kirazira zafashaga abato n'abakuru guhora bitwararitse ikibi kirazira kwica kirazira kwiba kirazira kubeshya kirazira guhemuka kirazira kwiyandarika kirazira kwangiza iby'abandi izo ni indangagaciro umwana yigishwaga kuva akiri muto mu itorero mbere na mbere mu muryango avukamo yamara kwigera hejuru gato akajya mu itorero imigenzo n'indangagaciro byashingwe n'irondabwoko byinjijwe mu Rwanda n'abakoloni b'Ababiligi na benshi mu bapadiri b'abanyamahanga bazanye intekerezo zacaga abanyarwanda mw'ibice bubaka amateka mashya yagaragazaga ko abanyarwanda bagizwe n'ibice byakomotse ahantu hatandukanye ko bamwe baturutse muri Abisiniya ngo ni Abahamite abo ngo ni Abatutsi abandi ko baturutse mu bihugu nka Cameroon Chad akaba ari Bantu Abahutu naho abatwa bo bakaba abasangwabutaka nguko ko umuryango nyarwanda bawuciyemo ibice bitatu babaha inkomoko zitandukanye bavuga ko nta n'icyo bahuriyeho nyamara bahuriye ku rurimi ku gihugu ku muco ahangaha mu mabarire mpagaruke gatoya biragoye kumvisha umunyamahanga ko abantu bavuga ururimi rumwe baturanye bavanze hirya no hino bafite ukwemera gakondo kumwe bafite bakagira umwanya wabo bakagira n'intara batuyemo niyo mpamvu dufite Abasukuma tukagira Abahaya tukagira Abacaga tukagira Abanyacyusa baravuze muri Tanzania wajya hakurya muri Kongo tukagira Abashi Abaruba
abakongo ayo ni amoko atandukanye ahuzwa n'ururimi rw'amahanga igifaransa cyangwa icyongereza ariko mu bwabo ntibashobora kwivuganira badakoresheje ururimi rwo mu mahanga. Twebwe rero turi abanyarwanda, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nigishaga mu gihugu cya Djibouti dukurikirana amakuru kuri televiziyo mpuzamahanga batubwira ibintu biba mu Rwanda. Mu gitondo ngiye kwigisha umwana aza yarakaye cyane, umusore w'imyaka 16 arambaza ati mu gifaransa Tutsi yari yaramubwiye kubivuga Tutsi. Namubwira ngo je suis rwandais, umunyarwanda. Non, muri bikoko mwebwe, muri bikoko. Kubera ibyo yari yabonye kuri televiziyo. Amaze ikibazo rero wakumva gitangaje umuntu ati kuva Ibuhutu kugera Ibututsi harimo ibirometero bingahe? Bamusubiza iki? Namubwira ntabwo cyakubwira ko baba basangiye n'igitanda baryamanye. Abahutu n'Abatutsi baraturanye, baravanze hose mu gihugu. Nta Bahututsi, nta ntara y'Abatutsi, nta n'intara y'Abahutu. Dutuye mu Rwanda bose kimwe. None se Abahutu n'Abayisilamu, Abatutsi n'Abakristo, kuko nyine iwabo ni Abayisilamu kandi icyo gihe n'umuntu ako bumva ko umuntu wese akwiye kuba umuyisilamu. Barankuraga cyane ariko bakajya bambwira bati umwarimu mwiza wigisha neza ariko ikitababaza no kuzajya mu rugo witeka kubera ko uri umukristo. Nuko nababwira nti twebwe dufite abakristo ni 99%, ariko 97%, Abayisilamu ni 3%. Ati niyo mpamvu muzajya mu rugo witeka mwese. Urumva nyine iby'abadolesa batekereza mu rwego rw'amadini. Ariko biratangaza ko nk'uko nababwiraga abanyarwanda turi ubwoko bumwe bw'abanyarwanda. Ibindi ni abazungu babizanye bakoresheje ubushakashatsi. Reka si bo bonyine babikoraga, ni ubushakashatsi bwatangiye mu kinyejana cya 19. Mujya mubona ibitabo bapima amazuru, bapima hariho recherche muri anthropologie zakorwaga zikurikije uko umuntu wamuruka ateye bakamuha icyiciro ajyamo. Yagize ingaruka zikomeye cyane mu bindi bihugu harimo n'icyacu. Izi ntekerezo rero zasumbanije abanyarwanda zibacamo ibice, zibabibamo amacakubiri yiyongereye ku kuba abanyarwanda ubwabo bari baraciyemo ibice ubwo ibihugu by'i Burayi byicaraga mu nama i Berlin mu Budage ikigenderwaho uyu munsi. Muri iyi nama u Rwanda rwahawe Ubudage, maze bimwe mu bice by'u Rwanda byomekwa kuri Uganda bihabwa Abongereza. Ibindi bakomeje kurangwa n'umuco nyarwanda ndetse bavuga Ikinyarwanda. Aha ni bya hakurya muri Nord Kivu na Sud Kivu usanga abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Byaturutse kuri iyo mipaka yakaswe, ahari aho u Rwanda hakomeka aho hose bavuga Ikinyarwanda. Ariko bo Imana bagira Ubugande ntabwo urabihakana, n'Abaganda bavuga Ikinyarwanda. Aho muri Kongo barabihakana ngo nta munyekongo uvuga Ikinyarwanda. Byakiriwe ko iyo mipaka yakaswe, ahari aho u Rwanda hakaba hari ibyo bihugu. Ibyo byumva byateye ibibazo bikomeye, ariko aho bigeze Kongo imaze gutera intambwe yo kwemera ko hari abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, batangiye kubyemera kuko kibigaragaza kandi namwe murakizi. Ubu dufite impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka hafi 25-30 mu Rwanda zitigeze ziva mu nkambi kuko zumva ko hano atari iwabo, ko iwabo ari Rucuru, ari Masisi, ari Umurenge n'ahandi. Abakoloni n'abapadiri bagendeye ku ihame byumvikanyeho ryo gutanya abanyarwanda kugira ngo bashobore kubategeka, bagabana nuko bazabikora. Abapadiri batangije gahunda yo kurandura umuco nyarwanda
imigenzo n'imiziririzo yabo. Niho havuye umugani ngo kiliziya yakuye kirazira, bisobanuye ko gutesha agaciro byaziraga gukorwa mu muco nyarwanda. Kiliziya yabihaye umugisha, kiliziya yakuye kirazira. Isubiremo, kiliziya yakuye kirazira bisobanuye gutesha agaciro byaziraga gukorwa mu muco nyarwanda. Nk'uko babyemeraga mu muco gakondo bakabivuga mu migani, harimo ugira uti umwami ntiyica hica rubanda, bamubuza gushyiraho abatware no kubakuraho n'ibindi. Ni ukuvuga badafite imiterere imwe mu ndeshyo no ku bice byose by'umubiri. Bemeza ko abanyarwanda badafite aho bahuriye, barema amoko y'abahutu, abatutsi n'abatwa yahoze ari ibyiciro by'imibereho n'ubukungu, babigira amoko atandukanye, basimbuza amoko gakondo 18 dusanganywe, amoko y'abanyiginya, abacyaba, ababanda, abeningwe, abega, abaha, abazigaba, abagesera, abakono n'abandi. Yahuzaga abanyarwanda bose, bashyiraho indangamuntu zitabagaho mu muco nyarwanda, bandikamo amoko, bashyiraho imirimo y'agahato mu gukoresha ibikorwa remezo nko kubaka amazu ya leta n'aya kiliziya, gukora imihanda, guhinga kawa n'ibindi. Bavanye ibikorwa by'umuco byahuzaga abanyarwanda, byashimangiraga gukorera hamwe kwabo, uraho umuganura, uraho gukunda igihugu nk'itorero, kuko byari ishuri urubyiruko rwigishirizwamo gukunda igihugu. Ibi byose Nzeyimana, Rugira, Kanyandekwe, Rugira Amanzi bitangira gushyirwa mu bikorwa hose mu gihugu guhera muri Gashyantare 1973. Abo ni batwebwe bingeze ndi muri abo ngabo. Muri Gashyantare 1973 nigaga mu mashuri yisumbuye i Nyamasheke mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Ibintu byabaye ni birebire, nabyanditse mu gitabo nise Tubibuke, ariko muri make baduhaye icyo mwita detente, ni ukuvuga konje y'iminsi mike. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri 1973 baratubwiye ngo mutahe mujyi wanyu mumare y'icyumweru muzagaruke. Tureba ikintu cyabaye, tugarutse tuhageze wajya ku ishuri ugasanga lisite abanyeshuri aba n'aba bakurikira ntibemerewe gukandagira mu kigo cya leta. Biba ku bakozi, biba no ku banyeshuri. Mu bakozi ba leta muri Kigali byarabaye, benshi barafatwa bajya kubafungira imaranyuma mu Bugesera. Nuko birakorwa byabirebeye kuko bampaye umwanya ndabona afite iminota 25 gusa, kandi biracyariho ariko sinabitindamo. Gusa uko byabaye igihugu cyose, abanyeshuri barirukanwe, abantu barakerakera, bamwe babasha kwambuka bagera hakurya mu bihugu duhana imbibi, babonayo ubuhunzi. Nk'uko nageze mu Burundi niho nakomereje amashuri yisumbuye, niho narangirije naho nakomereje muri kaminuza. General Major Habyarimana Juvenal wari minisitiri w'ingabo yafashe ubutegetsi ahiritse Perezida Kayibanda yitwaje izo mvururu abeshya ko aje kugarura amahoro, ariko ntiyahindura umurongo wa politiki Kaminuza yagenderagaho. Ahubwo Habyarimana yazanye n'akarere akaza bikomeye politiki y'abanyabwoko, ayishyira mu nyandiko. Kuri Kayibanda ntabwo byari byanditse, ariko kuri Habyarimana hagira icyo bise ngo ni uburinganire bw'amoko n'uturere. Avuga ko abatutsi batagomba kurenza 10% mu mashuri no mu mirimo, ngo kuko ariko bangana mu gihugu. Yanemeje ko perefegitura za Gisenyi, Ruhengeri na Byumba ahakomokaga benshi mu bategetsi zizajya zihabwa imyanya myinshi kurusha izindi, ngo kuko zasigamiwe ku butegetsi bwa Kayibanda. Mbwira nawe afashe igice kimwe cy'igihugu ngo kigomba gufata imyanya myinshi, ariko byarakozwe.
abakiga bahabwa imyanya mu mashuri mu mirimo ya leta igihugu bakiyoboraga cya honorable sénateur Mugesera Antoine cyitwa imibereho y'abatutsi kuri Repubulika ya kabiri naho arabivugamo ku buryo burambuye. Ku butegetsi bwa Perezida Kayibanda muri 1936 hashyizweho itegeko ryamburaga impunzi z'abatutsi uburenganzira bwazo ku mitungo yazo. Itegeko rirasohoka yuko nta mpunzi zahunguka ngo bibaze umutungo wayo imitungo yose mu gihugu. Ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana ubishimangira mu itegeko nshinga ryo muri 1978 rinasaba ko impunzi z'abatutsi zishaka ubwenegihugu mu bihugu zahungiyemo yitwaje ikinyoma ku Rwanda nta bushobozi bwo kuzakirwa rufite nyamara atari bavuga ngo ni icyahure cyuzuye amazi wongeyeho ikindi gitonyanga yameneka. Ubutegetsi bwa Perezida Kayibanda iyi politiki y'irondabwoko y'irondakarere kubuza impunzi uburenganzira mu gihugu cyabo itotezwa amacakubiri byari mu Rwanda byatumye RPF Inkotanyi ivuka mu mwaka w'1987 ifata iya mbere itangiza urugamba rwo kubohora igihugu tariki ya mbere Ukwakira 1900. Ngeze ku gice cya gatatu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi. Leta ya Perezida Habyarimana Juvenal yagize urwitwazo urugamba rwo kubohora igihugu itegura umugambi wo gutsemba abatutsi guhera mu Kwakira 1990. Abatutsi baratoteje mu gihugu bitwa ibyitso by'inkotanyi barafungwa abatari bake bakorerwa iyicwarubozo bicirwa muri kasho z'amakomine muri za gereza. Abatutsi barishwe mu bice bitandukanye by'igihugu muri Kibirira no mu Mutara muri 1990, muri Murambi ya Gatsibo 1991 kwa Gatete. Abatutsi b'Abagogwe barishwe mu Ruhengeri na Gisenyi muri 1992 kwa Kajerijeri Juvenal. Mu Bugesera Kibuye Shyorongi muri 1992 kwa Rwambuka Fide murabyibuka. Muri Mutara 1993 abatutsi bongeye kwicwa mu Ruhengeri Gisenyi Byumba Kibuye na Kigali Ngari mu karere ka Rulindo Mubona Shyorongi biyobowe n'ishyaka rya MRND ryari ku butegetsi. Ubu tugeze muri mu kwezi kwa mbere 1993. Aha rero hahise hakurikiraho igitero cyo kwihaniza. Igitero twafashe mu mutwe cyitwa igitero cya Louis Février tariki 8 Gashyantare 1993. Ingabo z'inkotanyi zaraje zigarukira hariya mu ntara y'amaso yanjye zigera muri Irutongo zibona amatara ya Kigali ariya za Mugambazi zari zahageze kugira ngo zihanize ubwo bwicanyi bwari bukorerwa abatutsi hirya no hino mu gihugu. Ingengabitekerezo ya Jenoside yashimangiwe mu ngabo z'igihugu muri FAR ubwo Perezida Habyarimana yahaga amabwiriza umugaba mukuru ngo hakorwe ubusesenguzi bugamije kugaragaza umwanzi w'igihugu wari, maze hagatangazwa inyandiko yasobanuraga umwanzi w'igihugu ko ari umututsi w'imbere, icyo bise ennemi intérieur, umututsi w'imbere mu gihugu n'uwo hanze yacyo, ndetse n'undi wese ushyigikiye FPR Inkotanyi. Hashingiwe kuri iyo nyandiko hatanzwe amabwiriza ko abasirikare ba FAR bagombaga gufatanya n'abahutu b'intagondwa bakarwanya umututsi n'undi wese ubangamiye ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana no kutemera imishyikirano y'amahoro yaberaga Arusha, ahubwo bakiyemeza kurwana na FPR bakayitsinda. Aha ni hamwe mu byibuka yagiye disikuru Habyarimana avugiye mu Ruhengeri ngo barajya Arusha se ngo bakazana ibipapuro ngo ibipapuro se n'ibyo mahoro, kandi ubwo bari bamaze gusinya ibiganiro byari byaratangiye azavuga aricyo ngo bajya ndacyabyibu 15 z'ukwa 11 1992 disikuru yavugiye mu Ruhengeri. Hashize icyumweru kimwe 22 z'ukwa 11 1992 disikuru ya Mugesera mu Kabaya yavuze ko abatutsi n'abanyakisiriya bagomba kubasubiza iwabo inzira yo gusaba.
Nyabarongo. Leta yategetse itangazamakuru byayo, radiyo Rwanda n'imvaho, inashyiraho itangazamakuru rindi ryashyigikiye ryigishije urwango rihamagarira abanyarwanda kwanga abatutsi babahinga umugambi wo gushyiraho ubwami bw'abahima, icyo bise Empire Hima-Tutsi, wo kwigarurira akarere k'ibiyaga bigari. Ibi byakorwaga higishwa amacakubiri yerekanaga itandukaniro hagati y'abahutu n'abatutsi, ko abahutu babarizwa mu bwoko bw'abantu bw'ababantu naho abatutsi babarizwa mu bwoko bitaga Hamite Nilotique bafite inkomoko muri Etiyopiya. Na n'ubu iyi ngengabitekerezo ntiracika, niyo ikivuga hakurya muri Kongo, niyo ikoreshwa na FDLR n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igitangazamakuru twese cyakangura cyasohoye inyandiko mu Ukuboza 90, inkotanyi zimaze amezi abiri zitangira urugamba rwo kwibohoza. Iyo nyandiko yari irimo amategeko 10 y'abahutu yari yagitera muri 59, kangura yari yagaruye. Yahamagariraga abahutu kwanga abatutsi mu buryo bwose, harimo kwirinda umubano bagirana nabo cyangwa kugirana umubano, ubwumvikane n'amasezerano ayo ari yo yose. Aya mategeko yabwiraga abahutu ko batagomba kurongora abatutsikazi, batagomba kubaha akazi, batagomba kwinjiza abatutsi mu ngabo z'igihugu, batagomba gufatanya n'umututsi ubucuruzi n'ikindi gikorwa cyose, batagomba kubaha imyanya ikomeye haba muri politiki, ubutegetsi, ubukungu, ingabo n'umutekano, batagomba kubaha inguzanyo muri banki, batagomba kubaha ibibanza byo kubakamo, batagomba kubaha amasoko ya leta n'ibindi. Mbese abatutsi bagakumirwa mu buzima bwose bw'igihugu. Icyo umuntu yabasigaye koko. Asederi amahindure yo mu karere ka Musanze, amahindure y'umugabo abajene batazi Ikinyarwanda bavuga ngo amahindure ni wa muriro uva mu birunga. Lava in English niyo mahindure mu Kinyarwanda. Izo rero ubu bwitwa amahindure yo muri Musanze, turi hose muri Nyabihu na Rubavu, batayo Ndiza muri Muhanga n'izindi. Yatozwaga n'abasirikare bafa, abapolisi ba komini, abasezerewe mu ngabo, abademo bari baratuye mu gisirikare, bari barabonye akazi ko gutoza urubyiruko, ndetse hari n'abatowe n'abasirikare b'Abafaransa. Nyuma yo gutozwa basubiraga muri komine bavukamo, bagahabwa imbunda na za grenade zo gukoresha mu bwicanyi. Aba nibo bagiye bica abatutsi mu bice bitandukanye by'igihugu no muri jenoside yo kumara abatutsi bose muri 1994. Muri Mutarama 1993 Arusha muri Tanzania, mu mishyikirano yahuzaga leta ya Habyarimana n'umuryango FPR Inkotanyi, hemejwe igice cy'amasezerano y'amahoro kirebana no gusaranganya ubutegetsi, gushyiraho igisirikare kigizwe n'ingabo za FPR Inkotanyi na FAR, hanagenwa n'uko byagombaga gukorwa. Ibikubiye muri aya masezerano bari bamaze kuvugana hejuru. Ntabwo byanyuze Colonel Bagosora Theoneste wari mu itsinda leta y'u Rwanda yohereje, ahita asohoka n'uburakari bwinshi, ava muri iyo nama avuga ko asubiye i Kigali gutegura imperuka. Umunyamahanga wabyanditse avuga ati agiye kubona mubona ahagaze imbere ya asanseri n'akabagi ke agiye ku kigo cy'indege, ateze kugiye imishyikirano itararangira. Biriya bintu sinshobora kubyemera. Nsubiye i Kigali ngiye gutegura imperuka. Ubu ni mu kwezi kwa mbere muri 1993. Muri Mwagari ya Nyamirambo isigaye yitwa Kigali Play Stadium. Ni Karamelo yavuze ngo Hutu Power bwa mbere. Bahamagarira abahutu gushyira hamwe bagashyigikira Habyarimana, kabone n'ubwo bari mu mashyaka atandukanye, kugira ngo barwanye umwanzi bahuje ariwe FPR n'abatutsi bose. Ibi byaciyemo icyo amashyaka nabwo ngo ziyoboka Hutu Power, umugambi wa jenoside bakomeza. Muri hamwe habaga MDA Power, hakaba na MDA Amagereki. Tukagira ngo
amageto nicyo kivu n'umwe babitanga amageto za mitingi z'aya mashyaka yihurije muri Hutu Power zashishikarizaga abayoboke bayo kwanga umututsi muri mitingi yabereye Kigali muri Mutarama 1994 hatangiwe intwaro zahawe abayoboke b'intagondwa mu mashyaka ya Hutu Power mu kwezi kwa mbere 1994 batangira gutanga intwaro ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi kuva muri 1994 bwakorwaga imiryango mpuzamahanga ibizi kuko yanabukoragaho raporo zahamyaga ko ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana bwari bufite umugambi wateguwe wo kwica abatutsi mu gihugu hose. Ibi bihamya ko umuryango mpuzamahanga wari ufite amakuru ariko uhitamo kutagira icyo ukora ngo uburizemo umugambi wa jenoside. Ntabwo bavuga ko batunguwe, byose byari bibi. Izo nama zaterwa byose. Ahangaha se nimwibuka umuhungu watanze amakuru akayaha Meode rero, umuhungu bari barahaye akazina kitwa ngo Janvier Africa, akamubwira aho intwaro zihishe, amurangira ko mu ngura muvuma hariya habaje gukora privatire Kacyiru murahaza, yanzu yubatse n'itanu, amubwira ko ariho arunze imbuga bazakoresha zifana abatutsi no kuva babantirina kwica abantu 1000 y'umunota mu Rwanda hose, 1000 ku munota. Guhera itariki ya 7 noneho rero umujyi wa Kigali twageze muri amatariki turimo, interahamwe n'abasirikare bo mu mutwe warindaga umukuru w'igihugu, aho mu kigo cya gisirikare cya Kanombe, aho muri ka Kigali no muri gendarmerie nkuru ku Kacyiru bashyizeho za bariyeri mu bice bitandukanye by'umujyi. Indege yari yarayiguye, batangira kwica abatutsi n'abanyapolitiki b'abahutu batemeraga umugambi wa jenoside barimo, bica madamu Agathe Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe, bica Nzamurambaho Federico ushinze PSD, bica Faustin Nsonguza yari minisitiri w'itangazamakuru, umuntu wari warakwiho ikintu twari twararambiwe cy'irwo jambo ry'ibanze. Murabyuka erega imyaka ibaye myinshi, ubu ngubu abavuze inyuma ya jenoside basigaye baturuta bwinshi. Rusanzwe agaragaje ko abafite munsi y'imyaka 30 ari 65 ku ijana, ariko niba ari hano mwebwe gusa icyo navugaga amakuru mu Kinyarwanda yajyaga kuvuga habanzaga ijambo ry'ibanze, habanzaga ijwi rya Perezida Habyarimana akavuga amakuru akavuga gutangira kucoboza agiye ati amafuti byo amashyaka menshi amaze kwera abikuraho kubera icyo Habyarimana yatangira ijambo ry'ibanze buri munsi bavuze abikuraho. Ntabwo byashimishije bamuremereye gucoboza yabaye mu Rwanda bishwe ku itariki ya 7 z'ukwa 4. Joseph Kavaruganda yari perezida wa Cour constitutionnelle, urukiko rushinzwe itegeko nshinga. Itegeko nshinga ryavugaga ko perezida wa repubulika apfuye asimburwa by'agateganyo na perezida w'urukiko Cour constitutionnelle rubungabunga itegeko nshinga. Ubwo rero Kavaruganda bamwishe ngo adasimbura Habyarimana, akabaho transition no gutegura amatora. Ubundi bavuga ko agomba kumusimbura mu gihe cy'iminsi 90 bagategura amatora. Baramwitana ko n'ibya politiki ntabwo yabishyigikiye, by'ivangura ntiyabishyigikiye, bari bamuze ko ari umuntu batavuga rumwe. Tariki ya 8 Mata 1994 ubona ejo hashyizeho guverinoma y'isi y'abatabazi. Dr. Shyiri Kubwabo aba perezida wa repubulika, Yohani Kambanda minisitiri w'intebe. Iyo guverinoma yari ifite gahunda imwe gusa, gutanga umurongo w'uko jenoside igomba gukorwa mu gihugu cyose, gutanga intwaro, gukangurira abaturage gukora jenoside no kuyisobanura mu mahanga. Perezida Shyiri Kubwabo, minisitiri w'intebe Yohani Kambanda n'abaminisitiri bakoze ingendo zo muri za prefecture zose, bafatanya n'abayobozi ku nzego za prefecture na komini, bashishikariza abaturage kwica abatutsi bakabatsemba bose ntawe basize. Uyu mugabo Shyiri Kubwabo ndumva
ntabigarukaho uyu mugabo sindi ku bwabo yabaye perezida kubera imibare ya politiki sindi ku bwabo Theodore yari umunyabutare abakiga rero iyo bibeshye Habyarimana agasimburwa n'uri mu kigo abantu mu majyepfo bo muri Butare Gikongo na Gitarama abari gukurikira bashatse umuntu ukomoka mu majyepfo i Butare kugira ngo abahutu baho bamwibonemo n'ababwira ijambo baryumve ari umuntu waho bazi nabo bafatanye n'abandi kugira ngo bice abatutsi umugabo wari umuganga afite amateka maremare kuko jewe nk'uba minisitiri wa kera twagiga amashuri abanza n'amafoto amanitse mu ishuri sindi ku bwabo yabaye minisitiri de la sante muri guverinoma ya mbere ya Kayibanda muri 1961 ugereranije agomba kuba yari afite icyo gihe nk'imyaka 36 yari yavutse muri 25 kuko Kayibanda we yari yavutse muri 24 sindi ku bwabo Repubulika ya mbere avanaho na Kayibanda ariko nyuma Habyarimana aza kureba ukuntu yamwegereza kugira ngo abahutu mu majyepfo nabo bashobore gukurikira regime y'abakiga kubera ko iwacu depression twari twarabyanze abanyagikongoro bari baranze kuyoboka mu mwaka w'1978 habaye itora ry'itegeko nshinga icyo gihe bagombaga gutora icyatsi kibisi cyangwa gutora ikijuju yari oya icyatsi kibisi cyari yego izindi prefecture zose zatoye icyatsi kibisi Gikongo ritora ikijuju yaba itegeko nshinga abantu nk'abo rero b'intagondwa babona ko ubutegetsi bw'abanyaruga bw'abacitse bagomba kugira umuntu bibonamo iwabo kugira ngo abafashe gukurikira nuko siri ku bwabo rero aza kwiyamamaza igiye kujya muri birebera ku mwanya muto aza kwiyamamaza yiyamamaza kuba depite mu mwaka w'1986 ntiyatowe abo wa gatanu kandi bashaka abadepite 4 muri prefecture ya Butare ariko kubera ko Habyarimana yamushakaga aramuzana wari bamushira amajwi bamushakira ubundi mwanya sindi ku bwabo araza bamugira perezida w'inteko ishinga amategeko babyumvise uwo rero umuntu wabaye perezida wa guverinoma y'abatabazi kugira ngo Kiga ahagararire ashishikarize i Butare jenoside yabaye yuko ari uko agiyeyo yagiye kuvuga rya jambo bari bavuga yavuga ngo abigize bane b'indeba batubise twikorera akazi tariki ya 11 Mata ejo bundi ingabo z'Ababiligi zari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kurinda amahoro zataye abatutsi bari barazihungiyeho mu kigo cy'amashuri cya Eto ku Kicukiro maze kuba uwo munsi abasirikare ba leta Habyarimana n'interahamwe barabigabiza barabashorera bajya kubicira imyanza ya Kicukiro abantu bagera hafi 200 biteye agahinda kubibona wabonaga Ababiligi buri imodoka za gisirikare zibatwara ku kigo cy'indege i Kanombe interahamwe ziri inyuma y'urupangu zifite imipanga abatutsi bari barahungiye babuza aho berekeza imodoka ya nyuma afuye kubabaza zibiri aramuzi abatema none Ababiligi bongera kuvuga n'amagambo yasinze nyamabwira njye mu mutwe hakiri nabibabwira kuri Twitter rwose mwebwe nimuzi n'amateka ubuhari mufite mu gusenya abantu bishe Rubumba bakishana mu gasore bakishana Rudahigwa urumva bafite ijambo muri Karara sinzi rwose hari abajene bayobora nabo nyine abajene bakominitse bagira ngo ntabwo bazi amateka uruhare igihugu cyabo cyagize muri politike mbi yo gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda no kwigisha amacakubiri yatugejeje kuri jenoside bakongera noneho bagatera abantu babahungiyeho muri Eto Kicukiro ibihumbi barira bati ziratwica bakubwira indege bakagenda n'imbwa zabo none bari babaha amasomo muraduhagarika inkunga nashimye nyakubahwa perezida wa repubulika afata icyemezo ati
iyo nkunga yanyu ni mwitware na relation diplomatique twari dufitanye zirahagaze rwose pe simbizi murayavuga ngo umbaye kwemba muze mu ntoki ariko ni icyemezo cyashimishije cyane hari ibintu bigenda bishimisha rwose ngo ukagira emotion kubona abanyarumaniya bamanitse amaboko ku mupaka barimo basakwa n'abapolisi ibizungu by'ibisore birashimisha cyane yewe jenoside yakorewe abatutsi yakwiriye mu gihugu hose ihabwa imbaraga n'abayobozi muri guverinoma y'abatabazi boherejwe mu turere guhitura abaturage ngo bafatanye kwigiza umwanzi ariwe mututsi abatutsi bahurijwe mu nyubako za leta ibigo by'amashuri muri za kiliziya n'ahandi hari hateguwe n'inzego za leta zababeshyera ko ari ukugira ngo zibarinde umutekano nyamara bwari uburyo bwo kubashyira hamwe kugira ngo byorohere abicaye abirukangiye umusozi no mu bishanga babahigishaga imbwa zikabavumbura bakicwa urw'agashinyaguro impinja abagore abakuze nta n'umwe wagiriye impuhwe umugambi wari wo gutsemba icyitwa umututsi ikigaragaza ko ubukangurambaga bwa jenoside bwari bwaracengeye mu bantu ni ubugome ndengakamere bwakoresheje mu kwica abatutsi nko gufata abantu bakabotsa gukubita imitwe y'impinja ku nkuta murabizi ko abarundi banyaga imitima y'umwijima inyama y'umutima n'iy'umwijima hari ababagaga ku mayaga rwose bakabakuramo burushete bakabarya gukubita imitwe y'impinja ku nkuta z'inzu guhamba abantu bazima n'ibindi bikorwa biteye isoni n'agahinda ubu bugome ni kimwe mu bimenyetso byerekana uburemere n'imiterere nyayo y'ingengabitekerezo ya jenoside bukanerekana imbaraga nyinshi zigomba gushyirwa mu kuyirandura jenoside yakorewe abatutsi yateguwe inashyirwa mu bikorwa n'umuryango w'abibumbye ubizi uhitamo kurebera ntibagira icyo ukora yahagaritswe n'izahoze ari ingabo za FPR Inkotanyi muri Nyakanga 1994 zanagize uruhare mu kurokora abatutsi bake babaga bataricwa mu gihe jenoside yakorewe abatutsi yashyirwa mu bikorwa bimwe mu bihugu by'amahanga byakomeje gushyigikira leta y'abicanyi ubufaransa bwari bufitanye ubucuti bwihariye na leta ya Habyarimana bwashyigikiye guverinoma y'isi y'abatabazi yakoraga jenoside bwohereza abasirikare babwo mu kiswe operation Turquoise bitwikiriye ubutumwa bw'ubutabazi bwari bwabiherewe uruhushya n'umuryango w'abibumbye ariko mu by'ukuri bari bari kurwanya ingabo za FPR Inkotanyi gufatanya na leta y'abicanyi no kubakingira ikibaba operation Turquoise yamaze amezi 3 guhera mu kwezi kwa Kamena 1994 kugeza mu mpera za Kanama 1994 ibera mu zahoze perefegitura ya Cyangugu Gikongo na Kibuye ukuza kw'abasirikare b'Abafaransa batumye abatutsi bakomeza kwicwa muri ibi bice byitwaga ko birindwe nabo muri Turquoise bakomeje kwica za Nyarushiri za Murambi Abafaransa ibyo bitanga kurinda abatutsi babahungiyeho nta byabaye abatutsi muri bisesero bari bakiriho basaga 2,000 Turquoise hageze bakiriho ariko biciye mu maso y'abasirikare b'Abafaransa bari bakambitse muri ako karere ka Gishyita ntibagira icyo bakora ngo batabare kubera Gishyita hari abantu benshi babyanditse ibitabo bitandukanye harimo umugabo witwa Gasana Oscar banditse igitabo avugamo uko Abafaransa bahageze bakabwira izo mpunzi bati turabona muri benshi ntabwo twabona ko tuba twaranapfuye bake tugiye kubazanira ubufasha baragenda bamara iminsi 3 bapfuye kuhava interahamwe zibiro hamwe zirabatema ingaruka za jenoside rero yakorewe abatutsi tumaze kugera mu gice cya kane ari nacyo cya nyuma twakurikiye umusozo n'umwihangane gatoya muri Nyakanga 1994 FPR Inkotanyi imaze gutsinda urugamba rwo guhagarika jenoside
abari abategetsi muri leta yabaze jenoside n'inzego z'iyo leta abenshi muri bo bahungiye muri Tanzania no mu cyahoze ari Zaire babifashijwemo n'ingabo z'Ubufaransa. Inkambi ziswe z'impunzi bazihinduye izikorerwamo ibikorwa bya gisirikare bagamije gutera u Rwanda. Batangira kugaba ibitero mu Rwanda guhera mu mpera za 1994. Muri izo nkambi kandi ex-FAR n'interahamwe bari barafashe ubugwate impunzi z'Abanyarwanda bari bazirimo babizeza ko aribo bazabacyura mu gihe bazaba batsinze urugamba rwo kwisubiza igihugu. Muri indirimbo ya Bikindi yavugaga ngo rwigere ubumwe, baririmba ko ari inkotanyi ngo nibigere u Rwanda rwigere ubumwe. Bakoresha kandi ibinyoma byavuga ko abahutu basubiye mu Rwanda bishwe n'inkotanyi ndetse n'abagaragazaga ubushake bwo gutaha muri izo nkambi baricwaga kugira ngo babere abandi urugero. Muri 1996 leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda yafashe umwanzuro wo kujya gucyura izindi mpunzi no gusenya aho ibyo bitero byaturukaga. Abanyarwanda bacu muri benshi bari baragizwe ingwate mu nkambi z'impunzi. Guhera muri 1997 imitwe ya gisirikare yagizwe na ex-FAR n'interahamwe yagabye ibitero mu Rwanda mu ntambara y'abacengezi byibasira by'umwihariko ibice byo muri muzahoze ari perefegitura ya Gisenyi, Ruhengeri na Gitarama. Ibitero byibasiraga abatutsi muri rusange n'abahutu bari mu nzego z'ubutegetsi. Intambara y'abacengezi n'ibikorwa by'iterabwoba byahitanye abantu benshi, bisenya ibikorwa remezo n'inyubako za leta, amashuri, ibitaro, amavuriro, insengero n'ibindi. Intambara y'abacengezi yarangijwe n'uko ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'abaturage zinesha abacengezi maze amahoro agaruka mu bice byari byaragizwe indiri yabo. Ikwirakwira ry'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere, iyi nayo ni ingaruka ikomeye cyane ya jenoside yabaye mu Rwanda, kuko abakoze jenoside mu Rwanda bahungiye mu bihugu ruhande imbibi cyane cyane muri Congo, bajyana ya macakubiri ajya kuyigisha aho bahungiye. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda imaze guhagarikwa, ex-FAR n'interahamwe bashinze umutwe witwa ALIR, Armée de Libération du Rwanda, wari ufite umugambi wo gutera u Rwanda no kwigarurira u Rwanda ngo bakomeze umugambi wabo wa jenoside. Uyu mutwe wahinduye izina muri bibiri witwa FDL, Force Démocratique de Libération du Rwanda, waranzwe kugaba ibitero ku Rwanda mu bice bitandukanye. Kuva mu mwaka w'1998 leta ya Congo iyobowe na Laurent Désiré Kabila imaze gucana umubano n'u Rwanda yafatanije n'uyu mutwe biyemeza kurwanya u Rwanda. Uyu mubano hagati ya leta ya Congo na FDL warakomeje kugeza uyu munsi, kandi niko ingengabitekerezo ya jenoside ikomeza gukwirakwizwa muri Congo bigirwamo uruhare n'abayobozi mu nzego nkuru za leta z'iki gihugu bahamagarira abanyekongo guhashya abanzi bita ko ari abavamahanga aribo Abatutsi. Bituma kwica Abatutsi mu burasirazuba bwa Congo, mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ibice byambuwe u Rwanda mu gihe cy'ubukoloni, bimwe nababwiraga byakaswe imipaka bikaba ibya Congo, no muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi ya Minembwe ituwe n'abanyekongo b'Abanyamulenge bahatuye kuva kera. Ubwicanyi burakomeza. Ingengabitekerezo ya jenoside yakomeje gukwirakwizwa muri Congo. Abanyekongo bigishwa kwanga bagenzi babo bavuga Ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi n'Abanyamulenge, barabamenesha, barabica, benshi muri bo bagirwa impunzi mu bihugu byo mu karere nk'u Rwanda, ahari abagera 130 barimo abahamaze imyaka igera kuri 29 hano mu Rwanda. Ariko burya impunzi nyinshi z'Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda ziri muri Uganda, aho bavuga ko hahungiye bagera ku 250 bava hariya za Rupfuru za Masisi. Yego, politiki y'ivangura yibasira Abanyekongo mu bwoko b'Abatutsi yabaye umurongo wa leta kugeza uyu munsi. Leta ya Congo yakomeje gukorana na FDL nk'uko bigaragazwa muri raporo zitandukanye z'umuryango w'abibumbye. Ndetse Minisitiri muri leta ya Congo Patrick Muyaya ushinzwe itangazamakuru yatangaje ko FDL
ari umutwe uharanira impinduramatwara revolutionnaire, bisobanura ko leta ya Kongo ihuje imyumvire muri uwo mutwe mu kugambirira gutera no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko byagaragaye mu bihe bitandukanye, aho ibitero byagabwe mu Rwanda biturutse muri Kongo. Kuva muri 1994 hagabwe ibitero byinshi ku Rwanda byica abanyarwanda batari bake, bisenya ibikorwa remezo, gusahura abaturage no kwangiza ingo zabo. Tariki 29 z'ukwezi kwa 10 1995 ex-FAR n'interahamwe bagabye ibitero ku butaka bw'u Rwanda mu mujyi wa Rusizi, bikomeretsa benshi, abandi bahasiga ubuzima. Ibi byabaye intandaro y'uko u Rwanda rwinjira ku butaka bwa Kongo. Murabyibuka igihe barasaga i Kamembe bari hakurya y'Ikavu, rugamije gusenya inkambi z'impunzi zakoreshwaga n'ibigo bya gisirikare bya ex-FAR n'interahamwe. Hari hagamijwe kandi guhagarika ibikorwa bya ex-FAR byari bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kuburizamo ububasha igihugu cya Zaire, ubufasha igihugu cya Zaire n'igisirikare cyayo bahaga ingabo za ex-FAR. Icyo gihe impunzi zirenga miliyoni zacyuwe mu Rwanda, izidashaka gutaha ndetse na ex-FAR n'interahamwe bahungira mu mashyamba ya Kongo. Aha ngaha ni igihe impunzi zari Kibumba, Muruga zatahukaga mu kwezi kwa 10/1996. Tariki 22 z'ukwa 8/1997 na 11 z'ukwa 12/1997 ari wa mutwe witwa Armée de Libération du Rwanda yagabye ibitero bibiri mu majyaruguru y'u Rwanda, Mudende, mu nkambi z'impunzi z'abatutsi b'abanyekongo bari barahungiye hafi impunzi zirenga 1000 ziganjemo abana n'abagore. Ubwicanyi bwarakomeje mu burengerazuba no mu majyaruguru y'u Rwanda, kuko ku ya 19 z'ukwezi kwa 1998 bisi yatwaraga abakozi ba Bralirwa yatwiswe na Arije. Abacengezi batwise bisi ya Bralirwa ahantu hitwa Nyamyumba, abagera kuri 74 barahagwa. Hanabaye kandi ubwicanyi bw'abana b'Inyange igihe abacengezi batera mu ishuri ry'isumbuye ry'Inyange, bagasaba abana kwitandukanya bakurikije amoko, abana bakabananira, barakara bakabateramo amagrenade, hapfuye abagera kuri 20. Mu 2012 ibisasu byarasiwe i Goma na FARDC. Mu 2012 ingabo za Kongo muri 2012 ibisasu byarasiwe i Goma na FARDC byaguye mu karere ka Rubavu. Muri uwo mwaka kandi FARDC na FDL obusasabana mama kitwa Murangije Truda, sogokuru witwaga Amategeko, sogokuru kitwa Mukangango Anastasie. Vuka mu kagari ka Gitaraga, hariya mu mudugudu wa Gitaraga munsi yo mu Biryogo neza, niho navukiye, naho nakuriye. Jenoside iba yansanze hano mu murenge wa Masaka. Twibuke twibuka ku nshuro 31, twibuka abacu bajije Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ndahera mbere ya kuri 90, Jenoside yabaye ifite imyaka 15 nari muko. Kwiga mu mashuri twaricaraga nk'uko twicaye, abarimu bakajya baduhagurutsa bakatubwira ngo Abatutsi nibahaguruke, tugahaguruka bakatubarura. Niyo wajijishaga ntuhaguruke bajyaga kumva barakubwiye ngo haguruka nawe, wowe nturi uwo kwa runaka. Tubaho muri ubwo buzima, igihe kiragera muri za 90 hafi na 93 inkotanyi zari zarateye
ndabyibuka uribuka umunsi wo kujya gushyingura Rwigema. Uwo munsi mubyara wanjye bita Kayiranga yari yaragiye mu Nkotanyi, yigaga hariya kuri Sefuje, hariya mu batabona cyari ikigo cyigisha imyuga. Barangije sinzi uko babimenye, icyo gihe baza kudusaka, barimo barasaka ibyitso twahishe ngo bigenzi byacu, turi ibyitso kandi twahishe ibindi byitso. Umunsi wo kumushyingura bafashe marume bitaga Njuguti Aloyizi, bajya kumushyingura hariya mu Biryogo, hari igiti kinini cyane cy'inganzamarumbo cy'inturusu. Baramufata bamushyira mu ngorofani, baragenda bariho bamusuka, barangije barenzaho ibirere bajyaga, kubera ko hari isoko ry'inzoga, ibirere byose niho babirundaga, barabifata byose babimurundaho. Birakomeza baza kugera ubwo, ibyo ndabivuga kugira ngo abantu barimo gupfobya jenoside ngo ntiyabaye cyangwa ngo ntiyateguye bamenye yuko ari ibintu byateguwe guhera kera. Ibyo byose biba ntabwo 94 yari yakagera, nta nubwo iyo ndege ya Habyarimana bavuga yari yakamanutse. Yatinzeho gatoya, nanone babarashe umugabo bita Paul na Ndori. Ndori yari atuye hano Engako, we baramwishe bamurasa ari nimugoroba, arapfa turamushyingura. Paul barabanje bamurasa akaboko, hari ku mugoroba saa 12 avuye mu kazi, yakoraga mu kigo cy'Abafaransa, aparitse imodoka asohotse yigiye haruguru hafi na ririya vuriro ry'ababikira, baramurasa, bamurasa akaboko baramuhusha. Icyo gihe arivuza arakira, asubira mu kazi. Nyuma yaho bamurasa noneho bamusanze avuye ku kazi, atarinjira mu rugo iwe, bamurasa agere mu marembo, kuko yaguye mu marembo yiwe. Yaraje arakomanga, arakingura, umugore araza arakingura, bamurashe umugore ataramugeraho, umurambo we waguye hagati mu mbuga. Ibyo biraba biratambuka. Ibyo byose niko jenoside yategurwaga, amaso yacu abireba. Turi mu ishuri turimo kwiga, umunsi umwe hari 1992, turi mu ishuri turimo kwiga, ndumva hari havuyemo umwarimu Virginia, araza kwigishwa n'umwarimu witwaga Virginia waturukaga i Remera. Araza akagera ku mwana akamwongorera, akamubwira ngo sohoka utahe, ubu tuvugana baje kubica. Twari tugiye kwicwa n'abanyeshuri bagenzi bacu, nta kindi gitero cyari cyaje ku ishuri. Birangije buri mwana akavamo agataha, uko Virginia yamuburiye. Twasohokaga nta nusohokanye n'ikaye, nta nusohokanye n'ibage irimo amakaye. Turataha, tugeze mu rugo iwacu baradufata baraduhungisha. Icyo gihe iwacu twebwe batujyana i Remera muri famiye. Twamaze amezi 2, itangazo riratambuka kuri Radio Rwanda ngo abantu bahunze bavuye mu ngo zabo nibagaruke ni amahoro. Twaragarutse dusubira mu ishuri, turongera turiga. Muri icyo gihe nibwo bishe umwuzukuru wo kwa Dayare, bamutsinze hariya mu Biryogo, impande y'inzu y'umugabo w'umurundi bitaga Timote. Bamwicisha amabuye, uciye wese agatera ibuye, uciye wese agatera ibuye. Ku munota wa nyuma bafata lisansi bamushyira mu mazuru no mu matwi no mu kanwa, barangije bashyiramo umusenyi. Agwa aho ngaho, nta muntu ugize abaza ngo byagenze gute. Urumva twebwe twari abana, ababyeyi bo bari batinye kuhagera. Ngenda mbwira mu rugo, ibyo ararangiye. Bazamukana igitenge baramutwikira. Nyuma yaho dutwara umurambo wacu tujya kuwushyingura, yari umufamiliye. Ibyo byose byabaga ubuyobozi burebera, amahanga yose abireba, abaturage babireba, nta wugize avuga ngo ibi ni ibiki birimo kubaho. Ibyo byose byari
gutegura jenoside yakorewe abatutsi 1994. rero abavuga ngo jenoside ntiyateguwe ntabwo turi kumwe, bazaze tubaho ubuhamya neza. Twinjira muri 1994 uko byagenze. Umuryango wacu twari abana batatu, babiri barapfa, Kayiranga na Gatete babishe mu 1994, nsigara njyenyine. Kwa sogokuru hari abana 8, bose barapfuye nta n'umwe wasigaye. Twari abuzukuru 40, dusigaye turi abuzukuru 9. 1994 itangiye ku itariki 6 nijoro, aribwo ikinani cyagwaga. Twebwe urumva mbere yaho yuko ikinani kigwa n'ubundi duhungutse tuva aho iwacu bari baraduhungukirije, ntabwo twararaga mu rugo. Bari bafite ukuntu bategura uburyo bwo kuza kutwica, hanyuma hakavamo uza kuburira mu rugo, buryo joro turare mu rugo baraza kutwica. Urabona kera iyo bahingaga imyumbati baracukuraga bajyana ikuzimu mu kuyikura, hagasigaramo ibyobo birebire. Ibyo byobo birebire byasigaraga nibyo iwacu bajyaga kuduhishamo nijoro tuvuye ku ishuri, bakadushyiramo, bamara kudushyiramo bakarenzaho ibyatsi tukararamo, bagajya mu gitondo twoga tugasubira ku ishuri. Ubwo buzima rero twabumazemo igihe. Uwo munsi nibwo twari twaraye mu rugo twicaye dutaramye, ariko ababyeyi bo babonaga iyo bigana, babonaga ko ari urupfu, kuko bo bari bakuru, bumvaga amakuru kuruta uko twebwe twayumvaga. Twicaye tugiye kubona tubona indege ihanutse, duhita tujya mu nzu, turavuga ati sini n'ibiki bibaye. Badushyira mu nzu nk'abana, ariko nk'ababyeyi bo ntabwo bigize baryama ngo basinzire. Bwagiye gucya barimo gutangaza yuko nta muntu n'umwe wemerewe gusohoka mu rugo, nta muntu n'umwe wemerewe gukora urugendo, twese tugomba kuguma mu rugo, tukaguma mu mazu yacu. Ariko muri iryo joro ryo kuwa gatandatu ikinani gipfa, i Kanombe ho bahise batangira kwica uwo mwanya. Kikwereka ko rwose bari bafite mu mugambi, ari intego, ndetse n'ibintu barateguye kera, bo ntabwo bigize bazuyazamo. Bahise barara bica muri iryo joro abatutsi bari batuye i Kanombe. Mu gitondo cyaho bigeze nko mu saa 3, iryo tangazo ryahise yuko ryatambutse ko nta muntu n'umwe wemerewe kuva mu rugo. Nibwo mu rugo batubwiye bati rero ubwo batanze itangazo ukaba nta muntu n'umwe wemerewe kuva mu rugo, mudufashe mwebwe mugende nk'abana mudushakire ibirayi, hanyuma mubizane basi mujye mubisomeza amata. Twari dufite inka twari tworoye, bazikoreye jenoside nk'uko n'abandi babakoreye jenoside. Turagiye, tugezeyo, aho tugeze hose bakatwima ibirayi, turangije tubataha, dutanga ubutumwa bw'uko ibirayi babitwimye, twicaraho. Ariko ubwo ab'i Kanombe barokotse bari barimo bazamuka bajya kwihara bahungirayo. Bamwe turababona, abo bakomeretse amaboko, abakomeretse ku bitugu, amaguru, mbese buri umwe wese uko bagiye bamugeraho nuko Imana yashatse kumurokora, nuko byari bimeze. Hanyuma turagiye, tubibwiye mu rugo, twari dutuye no ku muhanda, ahantu hari akayira kambukanya aho bitaga muri Digi kagahinduka i Kanombe. Benshi rero niho bacaga. Twirirwaho dutegereje, mu rugo bavuga bati nta bindi bisigaye, ni urupfu dutegereje. Bigeze ku mugoroba bati rero mureke duhunge natwe. Dufashe inzira twerekeza kuri kiliziya, tujya hariya kwihara kwa padiri. Turareyo, twiriweyo. Ku itariki 9 nibwo bigeze nko mu masaa 3, uwari perezida wa Merenide Gacandazi Felicien araza azana n'interahamwe, baraza bati rero uzi ko yakoze icyaha nagumaha, utaragikoze natahe. Tumututsi nagumaha mu mutatahe. Kuko hari harimo bamwe baratangira barasosoka barigendera. Ni nabwo uyu mukecuru Cecile ufite ivuriro hano ku Ikoni
yamanukanye na padiri ajya kumuha penitensiya mu rugo. Twebwe dusigaraho n'izo nterahamwe ziragenda. Bamaze kugenda twebwe mu kanya nk'ako guhumbya padiri yari agarutse aravuga ati rero musize mu Biryogo ni ibindi bindi, bibaye byiza mwaza twinjira mu rusengero. Bamara kujya mu rusengero kuko mu mashuri bari abatutsi bari bahahungiye bari barimo, hari haje abatutsi benshi, abaturutse i Kanombe, abaturutse ku Muyumbu, abaturutse muri Gasabo, mbese Rusheshe, yaba ahantu hose hari huzuye cyane, barutaga abantu bari ahangaha. Birangije twinjira mu rusengero avuga ati rwose kugira ngo baze batema umwe umwe mwinjire basi bagohereze ko grenade cyangwa se barasi. Kwinjira mu rusengero, bamwe ntibinjira mu rusengero, binjira mu byumba by'abapadiri. Tumaze kugera mu rusengero nta n'imito yaciyeho, interahamwe imodoka zahise zimena ari nyinshi cyane, ziraza zinjira mu rusengero zitangira kwica. Ariko ubwo uko batangiye kwica, abantu bamwe b'abagabo, abasore, inkumi batangira kubaca mu mbavu kubera ko abantu bari benshi cyane, basohoka bajya hanze. Kiriya kibuga cyo kwa padiri cyari cyuzuye umurambo y'abatutsi, barabishe mu buryo buhagije. Barangije nibwo tutasa binjiye mu byumba by'abapadiri naho bajya guhigamo. Muri ibyo byumba by'abapadiri nanjye nari nagezemo. Icyumba twari turimo hari umupapa wari waje arafunga imfunguzo ararubika, amadirishya ko ari ibirahure ashyiramo umusambi. Sinumbaza aho yagukuye. Twaragurijwe n'umuntu wari ufite umwana. Umwana ararira kuko umuryango wacu bari bawuciyeho gutya tubireba, bavuga ngo aha nta bantu barimo. Wa mwana arize bahita baza badusanga muri wa muryango, bati nimukingure cyangwa turumene. Wa mugabo ageze aho uzi ko agera arakingura. Akinguye hinjiyemo interahamwe nyinshi zakuyemo ibyuma, abandi bafite ibiri, baradusohora baratwicaza. Nari ndi kumwe n'umuzukuru wo kwa Dayare, Kibiriti bamujyanye twicaranye. Nari ndi kumwe n'amapuwa twitaga amapuwa, nawe twari kumwe aho ngaho twicaye. Bagenda bafata umwe, ntabwo babiciraga ngo twari twicaye bwo mu kigo kwa padiri, barabasohoraga bakajya kubicira hanze. Kujya kubicira hanze hari inzira ebyiri. Usohotse kwa padiri imbere hari ikigega cy'amazi. Ku kigega cy'amazi hari inzira y'abataha bafite indangamuntu yanditsemo Hutu. Umanuka ujya hepfo hari icyobo bashyiragamo abatutsi, nimo babiciraga. Iyo nzira rero yari inzira y'abajya gupfa. Rangije hari umukobwa wari wahaje wari ufite indangamuntu yanditsemo Hutu, ari kumwe na mama we. Ndamubwira nti wamfasha ukambwira mama wawe ko nanjye ndi umwe ngo muvukana, akemera kumura aha hantu. Arangije arambwira ati reka mbibwire mama, nabyemera nawe turajyana. Arabimubwira mama arabyemera kuko nakundaga kubacaho, nigaga i Kanombe kuko mbaciyeho nkavuga mwaramutse mwiriwe, bituma amenya. Rero muri uwo mwanya sinzi niba ari Imana yagendeyeho, arangije abibwira mama we aranyemerera kugira ngo ahamvane. Kugira ngo ahamvane nawe byamubereye ikosi. We yafashe igitenge ashyiramo, asaburamo ibintu byari birangwa by'abatutsi bari bapfuye, abihambiramo. Arangije amurika igitenge kiratwikira kigera bene hano, uburyo nta muntu wandebaga mu maso. Njye nagendaga ndeba hasi gusa kugira ngo nasitara. Turasohoka tugera hanze, hari bariyeri. Umuntu yerekana indangamuntu, bamwereka inzira ducamo dutashye. Kiriya kibuga cyari cyuzuyemo imirambo, bamuha impundu twiganaga nabaciyeho batararangiza bo no gupfa, kuko nyuma yabwo interahamwe zasubiye inyuma kubera ko abantu bari benshi, zigasubiramo guhorahoza. Bo bakubita icyo bashakaga nuko wikubita hasi kugira ngo abatutsi batabacika, ubundi nyuma yaho basubiyeyo bajya guhorahoza. Umuco harimo agaragurika, ndakomeza turagenda n'abo ngabo baransindagiza mu rugendo. Tugeze hepfo duhura n'interahamwe bitaga Marigustini, twari duturanye iwacu, twagabanaga isambu. Arangije arabasuhuza, ubona ko baziranye. Arangije afata
ndembo yari afite ayizamuza muzana nikorera aravuga ati uracyariho ndacicika ndamwihorera arambwira ngo we ntacyo ntwaye kugenda nturengere ya bariyeri abo twari kumwe bari banjyanye baravuga bati rero tugeze ahantu bakuzi ubu ngubu ntabwo turi bukurengana aha ngaha kugira ngo natwe tudateza ibibazo nabwo bamuye n'abana babiri babo bamuha impundu barumuna bamuha impundu turamanuka ubwo abandi bakomeje urugendo rwabo iyo bariyeri yari umusore bitaga Bahate wo ku muhanda wa 4 turayikebereza turagenda turakomeza babana tugera ahantu dukubitana n'umurambo wa papa we aho bamwishe agiye kwisha mu Masaka ariko atarinjiramo neza abana batangira kurira mbataho nanjye ndagenda ariko nkumva umutima n'ahandi urimo kumbwira nkumva ngiye kwa Rufuruka kuko ntabwo neza ko bapfuye cyangwa se kwa Ngoma Nzungu nabo bari batuye hari impande ya kiriya kigo cy'abatabona ndagenda ngeze kwa Ngoma Nzungu nsanga umugore n'abana baryamye mu muryango babishe mpindukiye ndebye hakurya y'umuhanda kwa Rufuruka nsanga imirambo iri mu rugo bamaze kubica hariya ku murenge hari interahamwe zibarutubwishe bari benshi baje gufata ibikoresho byo kwica abatutsi izo miyemiri imihoro n'ibindi byose bakoreshaga mbona simfite uko ndi bubacemo ndangije ubwo nahise njye inyuma y'inzu yo kwa Ngoma Nzungu muri ibyo bice nimo nararagiye ndaramo bigeze mu ijoro induru zirimo kuvuga hirya no hino bavugize induru abatutsi babica numva ubwo nanjye nifite igikomere hano kaboko nakuye kwihara ariko kubera Imana irandinda ndaraho kundi munsi inzara iranyica nibuka ko iwacu twasize duteretse amata ndavuga ntariko ubashakisha inzira nkajya kunywa amata y'iwacu mu by'ukuri nahagenze urugendo iminsi nahagenze ntabwo ingana no kwanga reba nawe kuva hariya ku batabona kugera hariya munsi yo mu Biryogo nahageze nko muri aya masaha ya nimugoroba hafi saa 11 nkihagera ntabwo nije muri ya nzu nasanze inzu bamaze kuyikuraho amadirishya inzugi ariko hejuru batarasambura ndangije numva ku irembo havugiye umuntu numva hari abantu hepfo ku irembo mu muharuro ntinya kwinjira mu nzu mpita nkata urabizi icyo gihe hariho ibishyimbo byiza cyane ndagenda ndatambika nsa nkugana ku muturanyi kwa Sheshondi twari dufitemo ahantu twari dufite icyobo ndagenda njya muri cya cyobo mbamo burira ndagenda ndavuga ntariko se ibi by'amaherezo ntayahe kuko urumva inama twebwe twari ku muhanda inama zabo bazikoreragaho ntabwo nari nzi ko imbere yo mu rugo hari bariyeri bari barahashyize urumva hari inzira iva mu Gitaraga imanuka mu Biryogo iva hano ku Kibikira mo hagati bari barashyizemo bariyeri icyo nakoze nise maze kumva bahatinze nafashe umwanzuro kujya kwa Seshondi ndagenda nsanga umuhungu wabo w'umufreri n'umukobwa wabo Saverina bicaye barimo kumva ibonekerwa bakimbona banyakiranye ubwuzu baranyakira barambwira bati si uracyariho babwira ngo ndahari abandi se abandi bose baguye mu kiliziya niho bapfuye niho babiciye ati hute mu nzu vuba vuba atagira umuntu ukubona ndinjira njya mu nzu bamaze kunyakira ndaramo barakeye mu gitondo niriwemo ariko bari bafite umukobwa wabo wacuruzaga hariya mu Biryogo afite iduka niwe wabahaga amakuru ababwira ati uyu munsi baraza gusaka baramenye mu mukure mu nzu ariko umuhungu w'umufreri we yari aratsimba aravuga ati uyu mwana umuntu uzamwica nanjye azanyica umunsi ukurikiyeho haza umwana w'umukobwa wo ku Gitaraga nawe azaje urumva nawe yaje yirukanka arahahinguka baramufata ntibamushyira mu cyumba cyo ndimo nawe bamushyira mu kindi kiwe ubundi munsi ukurikiyeho niba
uwizeye atari yamenye ko bari buze gusaka ntabwo nabimenya. Uwo munsi babaguye gitumo muri aya masaha, baraza baratwinjirana barasaka, uwo mwana bariho bagwaho bariho batwara ngenda sigara. Ubundi munsi kurikiyeho mu ijoro ryaho, kuko bari abakarisomatike, saa 9 barabyukaga bagasomera ishapuri. Undi munsi ukurikiyeho haza saa 9 z'ijoro barambwira bati noneho byuka nawe dufatanye gusenga. Ndabyuka bamburaho ntabwo naryamaga, nabaga munsi y'igitanda kugira ngo tuzagira umwana mbona cyangwa undi muntu wose uhaje mbona. Arangije araza, ndagenda ngeze muri saro, bamaze kugezamo umuntu araza arakomanga muri iryo joro. Akomanze barangije icyo uwo muhungu yakoze yise cy'imfungura icyumba cyari cyegeranye na saro, anagama arongera arafunga ko atarazi umuntu ukomanze. Afunguye dusanga ni marume yaraje kwisabira ikibiriti kugira ngo yinywere agatabi, yanywa itabi. Arangije aramfungura ati ngaho namusuhuzanye. Mu by'ukuri nta muntu basuhuzanyije n'undi, twese twararize. Arangije arambwira tumva rero nta hantu ndi bukujyane, nanjye ntabwo mfite aho ndi. Imana nibishaka ko tubaho tuzahura. Yaragiye muri urwo rukerera, mu gitondo cyaho bamwishe numva, bamuvugije amahiri bamwica numva. Undi munsi ukurikiye haza muhaye impundu wuko umwana w'umukobwa wo kwa Ndayambaje Antoine nawe azaje kwihisha. Uwo nguwo inzoga ze zari mu rwina, twiteguye kumushyingira, baramwica. Uwo munsi rero aza, we ntabwo bamuzanye mu nzu, bamujyanye kumwisha mu bishyimbo mu rutoki. Baravuga bati basi nibaza bice uri mu nzu ariko uri hanze batazi ko dufite, kuko bari bamaze kumenya ko urwo rugo ruhisha abantu. Uyu ni bamwica uri mu nzu, turagumana uwo hanze. Amasaha ageze nko muri aya masaha bagiye kumureho bamwishe baramubura. Mu kanya nk'ako guhumbya twumva muhaye impundu barimo baramwica. Induru yaravugaga, aha nari nihishe hari hafi ya Senide. Senide yari hari munsi yari amashuri yo kubabikira. Ari amashuri yabo ya primaire, umanutse gutya hari harimo agashyamba, munsi yaho hari icyobo bari baracukuye cyari Senide, nicyo bajyanagamo abatutsi kubicira. Barangije kumwica we nta nubwo nibura bamuroshye muri iyo Senide, bamukiniyeho bamwigiraho kurasa, biga gupima. Ibyo byose ayo makuru abo muri urwo nibo babaga bayampa neza, kandi nanjye amatwi yanjye yarabyumvaga. Induru yavuga bati ngo runaka barabishe, induru yavuga ati kwa runaka barabishe. Iyo nzira y'umusaraba nyibamo na marume ubundi wari wagiye kwiyahura hariya mu cyuzi. Hano hari Seboro, uriya muhanda uturuka 19, twari tuhafite inka, hari ishyirahamwe abatutsi barashyize bashyiramo inka. We yari afitemo akazi, yari gronome wazo. Arangije ajya kwiyahura mu cyuzi cya cy'inka, avuga ati kugira ngo bantemere kanjye kwiyahura. Agezeyo icyuzi kiramwanga, avayo araza acaho nawe aza muri rwa rugo aza gusaba amazi. Aze turabonana, arambwira ati ngewe ndigemuye sigiye kuzapfa nabi. Yaragiye nawe bahita bamwica, bamujugunya muri iyo Senide. Narumvaga amateka yo muri Masaka hari ukugira ngo bazice umututsi, umwana we azajya avuka baza ngo umututsi yasaga ate, yari ateye ate, uruhu rwe rwari rumeze ruti. Niyo mateka yarahari. Kandi ikindi kigeretse kuri icyo, imiryango yose bari bayifite ku rutonde, ku rupapuro, ku buryo iyo bicaga umuntu baravivuraga bati runaka yapfuye ariko runaka ntituramubona. Ni ibintu bakurikiranaga ku buryo babaga babizi neza. Amateka yo muri Masaka, urugendo rwabo ni rurerure. Bishe abatutsi, Senide yari iri hano mu Gahoromani, yaguyemo abatutsi benshi, abarokotse mu Ihara, abavuye mu Ihara bacitse interahamwe zo kwihara, bageraga hano bakabaroha muri Senide y'ahangaha mu Gahoromani.
uwo batazanaga muri senide yo mu Biryogo bamuzanaga muri ingo yo mu Gahoromani byatirwaga naho bamuboneye. Ndabyibuka nyogokuru bajya kumwica we bagiye kumwica aravuga ati mumbabare mutongera kunkubita imbere cyangwa se umuhoro kuko yari afite ikibazo n'ubundi muri 63 baramukubise ibiri hano gutya mu bitugu. Arababwira ati mumbabare munyicisha isasu abaha 40,000. Umwanya wo kugira ngo bamwicishe isasu bamwicishije umuhoro n'ubundi baramutemagura ibyo yangaga n'ibyo byamugezeho kubera ko nta kundi nyine bari bayimeje gutsemba umututsi kuri uyu musozi. Ntabwo byari byoroshye. Jenoside yakorewe abatutsi 1994 zari ingorane nyinshi, rwari urugendo rurerure. Abavaga muri Gasabo iyi Kabuga ubona yari yuzuye imirambo, Masaka yari yuzuye imirambo, Haririya yari yuzuye imirambo, mu Biryogo hariya hari imirambo y'abatutsi, harimo abo batirirwaga bajyana muri senide babiciraga hara mu Biryogo ukurwa. Hari n'umupapa numvise waraturutse i Kanombe nawe bamwiciye hara mu Biryogo acitse mu ihara barangije nawe bamwigiraho kurasa. Dore kugira ngo baguhe imbunda intera hamwe yabaga itarabyitoje bitorezaga ku mututsi kugira ngo bamuhe imbunda atangire kuyikoresha. Masaka yari ifite umwihariko wayo, Masaka yari ifite ingengabitekerezo yayo. Iyo ntekereje nsanga muri Masaka ariho habaye hambere. Nkurikije ibintu byahabaye, hari umuryango mugari muri Masaka, kwa Bantwane barapfuye nta n'umwe wasigaye, mu Gitaraga barapfuye hari umuryango mugari, kwa Bantoni, kwa Bakasiyani, abo bose barapfuye, bose nta n'umwe wasigaye, bose jenoside yarabarangije. Interahamwe zarabamaze zirabatsemba nk'uko bari barabishyize mu igenamigambi ryabo. Ariko uyu munsi wa none turashima nyakubahwa warurangaje imbere abasirikare baje kuturokora. Yatababo ntabwo tuba turiho, natwe tuba twarapfuye abandi bapfuye. Keretse njya mvuga ni kugira ngo tuganire kuri ibintu bya jenoside cyangwa se itegura rya jenoside, keretse twicaye umuntu akajya yibuka akantu ku kandi tukabikorera inyandiko, hanyuma ukajya uvuga uti iki n'iki byagenze gutya, iki n'iki byagenze gutya, kuko iyo turimo gutanga ubuhamya gutya hari ibyo dutambuka kubera ko byose ntabwo ariko duhita tubyibuka. Njyewe rero wirinde gutekereza cyane kuko byaje kongeraho ingaruka, ariko ubu turiyubaka twiyubaka dushima Imana yabaduhaye, muri amaboko adushyigikira turabakunda. Nubwo wenda mu ruhande rw'umuryango bavuga ngo nta shangazi, nta mama wacu, nta mukuru, nta murumuna, nta musaza, ariko turabafite, murahari, ni mwebwe tubona tukabonamo byose. Ibyo rero bidutera gukomera kandi bigadutera kunezerwa. Ubu twariyubatse, narashatse, narabyaye, mfite abahungu 4 n'abakobwa 2, 2 bize imyuga, umwe arangije wa 6 segonderi, undi ari mu wa 5 segonderi. Urumva ko dufite icyizere cy'ejo heza hazaza, kandi byose turabikesha nyakubahwa Paul Kagame ndetse n'ubuyobozi bwiza dufite mu gihugu cyacu. Turashimira Imana, tunashimira leta yacu ko ubu abana bacu barimo kwiga nta ubahagurutsa babwira ngo muri abahutu, muri abatutsi, ababaza amoko. Ari abahutu bariga, utsinze agakomeza, umututsi ariga afite uburenganzira bwose. Ntabwo bimeze nka kera umututsi
yatsindaga ntajye kwiga waba wabonye akazi bakagukuraho. Afite marume bitaga Njuguta Loizi yari azi ubwenge cyane, yakoraga ikizamini cy'akazi yagitsinda, amazina ye bakayandika, yajya kwireba kuri liste nk'abandi kwa kundi bamanitse igipapuro agasanga bacishijemo ikaramu itukura imbere bashyizemo izina ry'undi muntu. Ariko uyu munsi wa none utsinze akazi aragakora, utsinda ishuri araryiga, iwacu ni amahoro. Ndasoza ndashimira nyakubahwa Paul Kagame, ndashimira leta y'ubumwe, abayobozi batuyobora neza kandi bakatwitaho bakadufata mu mugongo. Ndashimira leta ko uyu munsi wa none yantuje, bampaye inzu nanjye ndamahoro, ndaryama ngasinzira ngowe neza. Ibyo byose rero bindemamo icyizere, binyereka urukundo mudukunda, binyereka byinshi kuri mwe, kandi uko niko kuri nanjye ndabakunda. Mwaratureze, inkotanyi zakoze akazi gakomeye zikimara kutubona, byari ibintu bikomeye cyane, kubera inda zacu zari ibifu inani, navuga ngo amara yari yaregeranye, baratugaburaga bashyira akantu mu nda, njye ndiheraho ako bashyize mu nda kagahinguka inyuma, ntinyaho bafata igihe cyo kunyoza baranyondora. Byari ishuri rirerire rero, ni ukuri ndabakunda kandi ndabashimira. Imana ibahe umugisha, twibuke twiyubaka. Murakoze. Ikimenyetso cyo nyuma yo kuza gucana urumuri rw'icyizere, abajene bari ahangaha barimo kuvuga amazina y'abazize jenoside, cyane cyane bari batuye mu murenge.